muri iyi minsi abantu banywa ibinyobwa bya Skol. Hamaze iminsi ikinyobwa cyabo cya Skol Malt gifite ikibazo. None ko zibira zivera muri firigo. Nabwo zikabira se? Zikabira. Yari iteretse cyane. Kandi ubwo Skol gusa n'ubushize na Berwa nayo byari bivuye kuri Mitsingi. Cyeyo ngiyeka ko haba ikibazo. No mwanda se bagiye mu rutariro rwabo. Habaye ni misembo se babaye mwinshi bigenda bite. Ese ikigo gishinzwe ubuziranenge cyafashije abantu kikababariza. Inshuti bakunzi ba UNAP TV, twizere ko meze neza aho uherereye. Urumva ko twe tumeze neza ewana, nta makaraza, turashima Imana, nta kibazo. Ngewe uri kumva inyuma ya kamera nitwa Moses Fari nk'ibisanzwe kuri UNAP. Hanyuma ndi kumwe na Andrew ndahari cyane. Wakoze cyane Moses. Kubona wakonje uyu munsi. Muri izuba wakonje. Nago wakonje. Hari akazuba, byo hari akazuba. Abantu bafite ubushyuhe. Abantu bafite ubushyuhe ko rero n'ibyo banywa nabyo byabaye ikindi kibazo. N'ibyo banywa nimba abantu bakundaga gasembe hano hanze bafite ikibazo gikomeye cyane kandi ubushyuhe ni bwinshi. Ubushyuhe bumeze nabi. Ese ubundi ujya kunywa ibishyushye hakonje kubera? Oya, navuze ko abantu banywa agasembuye hanze ahangaha bimeze nabi, bafite impungenge gusa, ariko ubundi hari n'abantu badakunda firigo. Abantu badakunda kunywa ibintu byo muri firigo. Nanjye ndimo. Bajya basa, ariko ngo hari ikibazo rwose kigoranye muri iyi minsi. Ayo niyo makuru dufite muri karitsiye. Amakuru ari hanze rero aravuga neza ko abantu bafite inganda zikora ibisembuye, ibinyobwa bisembuye, yuko bafite ikibazo. Ntago kiramenyekana. Impungenge iteye gutya rero, cyangwa se impungenge abanyarwanda bafite cyangwa abaturage bafite ziteye zityo. Kavuge mu Rwanda sinzi niba ujye kuvuga hanze y'uko cy'u Rwanda. Yego. Muri iyi minsi abantu banywa ibinyobwa bya Skol. Hamaze iminsi ikinyobwa cyabo cya Skol Malt gifite ikibazo. Ikibazo ni urafungura kikabira kigashiramo. Musereferi mukarebana. Ese ni hosera cyangwa ubwo naho we? Oya, kimaze igihe rwose, kimaze iminsi. Kimaze iminsi nanjye narakibonye. Urafungura ikabira. Kandi hari ginashiramo. Ineza ugasanga umusereferi mujyanye ikibazo. Cyambere mujyanye ikibazo. Giteye gityo. Araguha arayipfunduye ishizemo. Harya nenda wishyura fagitire. Kandi yishyuye muri stock. Urumva ni nyiri. Umusereferi warenganiyemo. Birumvikana. Kandi wowe nyiri kunywana ntuyibonye. Ugasigiramo akantu ko busa ngo uranyoye. Icyo ni ikibazo cyambere. Ubu nikakomenekaho kaguteza umwanda. Ariko tureke n'icyo rero cyo gikomeye cyane. Igikomeye wakwizera neza ute ubwo buziranenge. Uyibaze impamvu bibira haba habaye iki? Icyo kinyobwa. Nuko si bacugushwe cyane mu nziriza. Reka da. Murano bigerageza mugavuga uti wowe ntago uzi gufungura bakagerageza usanga. None ko zibira zivera muri firigo. Nabwo zikabira se? Zikabira. Yari iteretse cyane. Kandi ubwo Skol gusa n'ubushize na Berwa nayo byari bivuye kuri Mitsingi. Twibaza ikibazo kirimo ni iki? Ubwo se ntago baba twangiza ra? Ukabona bibaza ko haba hari ibindi bintu byakoranywe nazo byongeye. Ari ikintu kiba mu gihe runaka kikabaho n'inkuru kikasanga cyabangamiye abantu. Kikajya gutya mu gihe runaka gito kikaba kirashize. Ngo muri iyi minsi ziri kubira. Zabira cyane haba habaye iki? Cyeyo ngiyeka ko haba ikibazo. No mwanda se bagiye mu rutariro rwabo. Habaye ni misembo se babaye mwinshi bigenda bite. Ese ikigo gishinzwe ubuziranenge cyafashije abantu kikababariza. Ntago kibibona. Ese wamugani inzoga ibira itarisanzwe ibira batubwira impamvu kandi n'inzira yaciyemo nayo caga mu bushize haba habaye iki ngo wenda tuvuge ngo iri gucu none ugasanga uvuye hano ugeze aho ujyana gusa mu gihe usanga byose byabaye badusobanurire impamvu bishaka kuba ari mbi cyangwa se ari nziza ntawamenye ntabwo bivuga ko ari bibi ntawamenye ariko byanze bikubuze dufite impungenge z'ubuzima bwacu kubyo tunywa nubwo tutazima genda zimwe genda yinywa uje kwibariza umubwire uzanywa izo gusinde usibe gusinda no kwanduranya inzoga ngiye kuri ngewe nta kintu ntwaye ndabyemera ndayinywa nkagira uburyo nyinywamo
sibyo naba ngabo mvuga nanjye ni umukiriya wabo ntako sindabura kuvuga impungenge mbonamo ejo twavuze ku mata Yego. amata se ntitujyanywayo turayanywa none se ukabura kuvuga yuko twabonye ikibazo kiri ku mata n'ibi nabyo bimeze. rero ku buzima bw'abaturage kiriya kintu ngewe ndagikemanga ku giti cyanjye n'abandi bazatubwira ko batakibona oya birashoboka kuko nanjye si ubwa mbere mbyumvishe rwose Yego. iki kibazo kiri hehe ese bongeyemo umusemburo cyangwa waragabanyutse cyangwa se ni umwanda ntawamenye ntitubizi Ntawamenya. ibyo byose kandi byose uko bimeze gutya bishobora kuzagira ingaruka ku baturage bacu mu myaka izaza cyangwa se kutugera ingaruka nanjye ndimo n'abandi erega umusemburo nimba bawongeyemo ntabwo wabura kugiraho ingaruka kuko usanzwe uyimenyereye ku musemburo wa wundi wa mbere yego niba kandi irimo umwanda Yego. nabyo birakugiraho ingaruka ku mubiri wawe yego ikindi kandi niba atari nuko wenda cyangwa wagabanyutse pe Yego. cyangwa bagabanyuye umusemburo nabyo birakugiraho ingaruka Yego. mu buryo bumwe cyangwa ubundi Yego. muri makeya dushaka kumenya ubwo rero umupira katuwusigira abantu babiri turawusigira ikigo gishinzwe ubuziranenge kugira ngo kidukurikiranire turebe ko nta kibazo kirimo kandi badutangariza inkuru abanyarwanda bashyire impungenge yego icya kabiri cyangwa se niba harimo n'ikibazo babihagarike batange n'ibisobanuro cyangwa se n'ikigo kibikora muri iyi minsi y'ibwa ni sikoro ikwiye kuduha ibisobanuro bihagije ariko na Bralirwa biyibaho sikoro ibayeho mitsingi ivuyeho kandi ni ikinyobwa cya Bralirwa ikigo gishinzwe ubuziranenge niba nacyo kitabikurikiye noneho nibibe muze murakoze cyane ingera tanga amakuru ari hanze aha ngaha abaturage barayabona barabizi niba mujya ngo ndabeshye abaturage bazandika bavuga ko ibintu bidahari murakoze cyane reka tubasigire umupira muri comment Yego, murakoze cyane imana ibahe umugisha